we mpamya neza ko ni Imana iri kubikora. Ni Imana iri kubikora. Iri kubikora kubera iki? Kubera ko abantu benshi bayobora cyane cyane amadini, n'abandi bafite imyanya mu madini, n'abandi biyita abahanuzi benshi bakoze ikosa banyeganyeza icyubahiro cy'Imana. Bakoze amakosa banyeganyeza icyubahiro cy'Imana. Iyi Mana rero yo mu ijuru ukuntu ifuha, ntishobora kwemera ko abantu bimura icyubahiro cyayo mu mitima yabo ngo bagihereza abandi, ngo bimike ikindi cyubahiro cy'abandi cy'ibindi bigirwamana. Abantu benshi rero baba mwano madini bari barimitse imbaraga, rimwe na rimwe ukumva ngo umwapotre runaka ngo afite imbaraga ngo yagiye gucisha ngo ibunaka, ngo ukumva ngo undi ngo afite imbaraga ngo yagiye ngo gucisha ibunaka, ugasanga undi arazana umuntu muzima yamuhaye imbago, ubundi yashyika mu rusengero ati wa muntu arakize, ati wa muntu ngo amurambitseho ibiganza, ngo bya biganza ngo amurambitseho ngo arakize. Urumva, ukumva uwo muntu ari gukora ibyo ngibyo ntiyabitumwe n'Imana, ntiwavuga ko yabitumwe n'Imana, kuko ibyo nta amanyanga, nta amatiku. Urumva, ni ibintu bituruka ku mwanzi ahubwo ibyo. Urumva, abantu benshi barimo barakoresha imbaraga, bari barimo gukoresha imbaraga zituruka ahantu natwe ubwacu tudasobanukiwe. Abandi nabo bakunze b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana ndetse n'amahoro bituruka ku Uwiteka. Abari hirya no hino ku isi turabasuhuje, abari i Burayi, abari i Burundi, abari muri Afurika y'Epfo, inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi, muri Aziya, muri Amerika, Uganda ndetse muri Tanzania no muri Kenya, muri Congo, abariyo badukurikira. Nukuri tubifurije umugisha w'Imana aho muri hose, turabakunda rero. Muri kumwe rero na Aime nkuko bisanzwe. Nsanzwe nyine mbazanira ibiganiro bitandukanye, bitewe nanone n'amakuru menshi tuba twagiye twumva nyine abari hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, natwe nyine tukagerageza kuyasesengura no kuyabagezaho mu buryo natwe tubyumva. Aho rero ni muri urwo rwego rero uyu munsi wa none tugarutse kugira ngo dukorane ikiganiro namwe. Ndabizi ko munkurikiye, ndabizi ko munkunda, ndabizi ko nanjye mbakunda, nanjye mbafite ku mutima. Turakundana rero. Niba turi inshuti rero, wowe kanda subscribe, niba utarayikanda kande like, umpe na comment kugira ngo njye menya nyine, njye nsoma comment yawe, menye ko tuba turi kujyana muri gahunda, menye ko tuba turi kumwe muri gahunda zose. Hari abantu benshi cyane muri iki gihe, kuri YouTube basigaye bikundira ibiganiro gusa ngo by'amatiku, ibiganiro birimo gusebanya, ibiganiro birimo gutukana, ugasanga ni by'abantu benshi cyane bakunze. Ariko ibi biganiro byacu bibaho impuguro nziza zibafasha mu buzima, ukabona abantu ntago babikunze. Ariko nabakangurira kubikunda, kuko nabyo buriya ni ingenzi, kuko bifite icyo byungura muri ubuzima bwacu kuruta uko abantu bakurikira cyane amatiku. Aha rero uyu munsi wa none mfite ikiganiro ngira ngo tuganireho. Inshuti zanjye, ikiganiro ngira ngo tuganireho ni ikiganiro cyiza, kandi vraiment ni ikiganiro kiri strong. Nakangurira buri muntu wese kucyumva, nakangurira buri muntu wese kugikurikira, kandi nugitangira ibyiza wakireba cyose ukagisoza. Urumva, kuko nibwo uri bukuremo, nibwo uri bumenye nyine icyo navuze. Hari abantu benshi cyane bareba akantu gatoya katageze no ku masegonda 40 akabarekeye aho ngaho, agahita akiriwe. Burya uri kwica video y'umuntu, ahubwo ibyiza ni wayitangiye wakagombye kubireba, ukayireba yose. Nibyo byiza, burya nibwo umenya n'icyo wa muntu wari uri kuvuga cyangwa se wari kuganiriza kuri YouTube, nibwo umenya icyo yaragambiriye kugira ngo umenye. Tumaze iminsi rero twumva ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru byinshi bitandukanye bavuga amabwiriza yasohotse
noneho amabwiriza agenga imyemerere, agenga amadini. Noneho tumaze iminsi tubyumva mu binyamakuru, abantu benshi nyine babivugaho gutandukanye, urumva, ndetse abantu benshi bavuga ko ngo kubera kuremererwa n'ayo mabwiriza n'ibiki byose, abantu bakavuga ko amabwiriza ngo akomeye, ngo ari ibintu nyine ngo byaturutse ngo biri guterwa ngo n'umwanzi. Ariko njyewe ikintu naje kubatangariza uyu munsi wa none, munkurikire neza ku busesenguzi bwanjye, nuko ibi bintu ntabwo bituruka ku mwanzi, ahubwo ibi bintu njyewe mpamya neza ko ni Imana iri kubikora. Ni Imana iri kubikora. Iri kubikora kubera iki? Kubera ko abantu benshi bayobora cyane cyane amadini, n'abandi bafite imyanya mu madini, n'abandi biyita abahanuzi benshi, bakoze ikosa banyeganyeza icyubahiro cy'Imana. Bakoze amakosa banyeganyeza icyubahiro cy'Imana. Iyi Mana rero yo mu ijuru ukuntu ifuha, ntishobora kwemera ko abantu bimura icyubahiro cyayo mu mitima yabo ngo bagihereza abandi, ngo bimike ikindi cyubahiro cy'abandi cy'ibindi bigirwamana. Abantu benshi rero baba mwano madini bari barimitse imbaraga, rimwe na rimwe ukumva ngo umwapotre runaka ngo afite imbaraga ngo yagiye gucisha ngo ibunaka, ngo ukumva ngo undi ngo afite imbaraga ngo yagiye ngo gucisha ibunaka, ugasanga undi arazana umuntu muzima yamuhaye imbago, ubundi yashyika mu rusengero ati wa muntu arakize, ati wa muntu ngo amurambitseho ibiganza, ngo bya biganza ngo amurambitseho ngo arakize. Urumva, ukumva uwo muntu ari gukora ibyo ngibyo, ntiyabitumwe n'Imana. Ntiwavuga ko yabitumwe n'Imana, kuko ibyo nta manyanga, nta matiku. Urumva, ni ibintu bituruka ku mwanzi. Ahubwo ibyo, urumva, abantu benshi barimo barakoresha imbaraga, bari barimo gukoresha imbaraga zituruka ahantu natwe ubwacu tudasobanukiwe. Abandi nabo ngo bagendaga ngo gufata amavuta za Uganda na za Tanzania na za Kenya, ngo bakora ku mavuta, ubundi bagatangira, bamara gukora mu mavuta ubundi bagatangira bajya barambika abantu h'ibiganza, abantu bagatangira bagahirimanga. Ukabona umurongo wose urusengero rwanditse abantu bari kwigaragura mu rusengero ngo ni imbaraga. Urumva, izo mbaraga n'ayo mavuta bidaturuka ku Uwiteka, urumva, byari bimaze kuzura mu rusengero. Noneho ubona abantu bose barashitse, abakristo bose baravuye mu myanya bari barimo, baravuye aho bari bari, ahubwo bari kugenda begera ngo ahantu hari izo mbaraga. Ukabona ko Imana irimo irahomba, irimo iratakaza. Urumva, abantu bamaze kwimura Imana, ahubwo bimika ibigirwamana mu nsengero. Abandi nabo ubu ngubu umuntu arafata ikibwiriza, yari umwevangeliste abantu bose bemera, yari umwevangeliste abantu bose bumva bakavuga ati uyu muntu kamemu afite ijambo pe, uyu muntu afite ijambo. Ukavuga ati yabwiriza, yasoma Bibiliya, yasobanura Bibiliya, ukavuga ati uyu muntu koko afite ijambo, afite umwuka w'Imana. Noneho akimura wa mwuka w'Imana wari uri muri we. None iminota yavugaga ijambo ry'Imana iminota 30, abantu bose bakaba bamaze kunyurwa, abantu bose ijambo ry'Imana rikaba rimaze kubagera ku mitima, rimaze kugira icyo rikora mu bugingo bwabo, mu buzima bwabo. Hanyuma ibyo Imana nyine yabire biri mu ijuru ikishima. None ukajya ukabona wa muntu wari wuzuye umwuka w'Imana yimuye umwuka wera w'Imana, yimura Imana mu mutima we, ahubwo asigaye afata isaha yose ari kuvuga umuntu, ari gutaka umuntu, ari gutaka uwamugabiye, ari gutaka nyine ukuntu uwo muntu. Ntanatekereza ko Imana ariyo yakoresheje wa muntu kugira ngo agire icyo ageraho, ahubwo kubera nyine ko wa muntu nawe arimo akoresha za mbaraga, nababwiye nyine utazi iyo zituruka, yategetse wa muntu ko agomba kuza mu rusengero, ahubwo akajya avuga ibitangaza yakorewe n'uwo muntu. Arataka umuntu aho kugira ngo avuge Imana, ahubwo arimo aravuga umuntu. Ukumva umuntu yimuye kuvuga Imana muri we, ahubwo asigaye yarimitse kuvuga umuntu. Urumva, ibyo rero ukabisanga mu madini, ukabisanga mu macaci, ukabisanga aho ngaho ahantu abantu bagakwiye kuba bumva ijambo ry'Imana bagafashwa. Ubu ikibwiriza cyari kiri uyu munsi wa none ni ikibwiriza
cyo gutanga amafaranga, cyo gukura abantu mw'amafaranga, ariko kubabwiriza ko Yesu ababarira ibyaha ukabona byabaye ikibazo, byamaze kwimika. Abantu bose bari basigaye babwiriza Imana iratabara, bakabwiriza Yesu utanga imikati, Yesu ukiza abarwayi, Yesu ukiza, utanga amazu, Yesu utanga imodoka, Yesu utanga za viza. Uwo niwo Yesu abantu bari bafite, ariko Yesu ufite ukiza ibyaha, Yesu ukiza ibyaha baramwimuye, ntago bakimwemera, ntibakimuvuga, ahubwo basigaye bivugira uwo Yesu, basigaye bivugira uwo mwuka wera. Ibyo rero nibyo Imana yarebye iri mu ijuru, urumva, ibona ko abantu bamaze kunyeganyeza icyubahiro cyayo, ibona icyubahiro cyayo itagomba kugira gute kugihereza umwana w'umuntu, ko niko ijambo ry'Imana rivuga, ntago icyubahiro izagihereza umwana w'umuntu, ahubwo icyubahiro cyayo kigomba kuba icy'Imana nyine. Ibyo rero imaze kubikora, Imana imaze kubibona, Imana inyura muri leta, imaze kunyura muri leta, ubu rero Imana iri gushaka gukura igicaniro cy'abadayimoni cyamaze kwinjira hera, kugira ngo ishyiremo igicaniro cyayo kizima. Niko bimeze. Abantu rero benshi bakibwira ko ibyo ngibyo ngo biri gukorwa ngo n'umwanzi, ngo biri gukorwa ngo ni Shetani nawe kuba mutwerera ibintu byose n'ibintu byakozwe n'Imana. Ariko mwibuke neza, rizi iki ibintu yari yabihanuye mbere y'imyaka 2 yuko biba, yari yabihanuye avuga ko Imana igiye gufunga insengero, kandi nizifunga batanu batazamenya n'ahantu ifunguruzo izazijugunya. Nuko byagenze rero, niyo mpamvu mubona insengero zigiye kumara umwaka zifunze, n'iziriho nazo urumva ko zamaze gusohorwaho amabwiriza. Nukugira ngo ibyo bintu byose abantu bimitse ibintu by'Imana, ibintu by'Imana, abantu basimbuye Imana, umuntu asigaye aza mu rusengero, yarasigaye aza mu rusengero afite ba bodyguard. Ukibaza rero ba bodyguard baje mu rusengero, uwo muntu wuzuye umwuka wera ikintu atinya ukakibaza, uwo muntu ufite Imana muri we ukibaza ikintu atinya bikagucanga, kugira ubwo atora ba bodyguard 5 bagenda bamurinze, kandi ngo yinjiye mu rusengero. Mu rusengero hari umuntu uzana y'imbunda kugira ngo azarase wa mu bishop uzana aba bodyguard 5. Nuko rero abantu basigaye bari barasigaye bari mu Imana mu mitima yabo, ahubwo basigaye nyine barimitse ibyo bintu byose by'ibibaraga tutazi iyo bituruka, barimitse ibyo bibaraga bituruka tutazi iyo byavuye, tutazi iyo byaremeye, tutazi n'umugambi wabyo, urumva. Noneho rero baramaze kubyimika. Ariko icyo mbabwiza ukuri cyo, nshuti zanjye, aba nyuma y'ibi ngibi muri kubona, nyuma y'ibi byose, ububyutse buzaba mu Rwanda buzaba bumeze neza. Nyuma y'ibi ngibi, Imana imaze gukura mu nzira ibintu byose byamaze kwimikwa mu nsengero, ibintu byose byamaze gushyirwa mu nsengero. Abantu bari basigaye bafite imigenzo, utamenya iyo migenzo ari ya hehe, itandukanye cyane n'iya Bibiliya, imigenzo itandukanye n'iya Bibiliya, wagira ngo bari gucuragura mu nsengero. Ibyo bintu byose ubundi biba bigomba nyine, niko kavuyo kari karabaye, kabaga mu rusengero wumva kavugwa, nako kavuyo. Ukajya kumva ngo umuhanuzi, ngo umuntu usengera abantu, akagenda akatamwa abantu ibice, abishyura 500 baricara hariya, abishyura 300 baricara hariya, abishyura 200 baricara hariya, abishyura 100 baricara hariya. Noneho utafite na kimwe yishyura agasigara nyine ari mbokoboko we, ntari bubashe kubona umusengero. Nyamara se iyo mpano ari gukoresha yo gusengera abantu, Imana yimuhana ikiguzi kingana iki yatanze kugira ngo ayibone? Yishyuye angahe kugira ngo ayibone? Bivuga ko ubicukumbuye neza, usanga ya mpano arimo akoresha ariyo yagiye kugura muri Tanzania, ariyo yagiye kugura muri Kenya, ariyo yagiye kugura muri Uganda. Niyo mpamvu kubera ko yayitanzeho amafaranga kugira ngo ayibone, niyo mpamvu nawe bagomba kuyicuruza. Ntabwo ari impano rero yahawe n'Imana, kuko iyo yahawe n'Imana aba yarayihewe kubw'ubuntu, ntabwo aba yarayihawe kubwo amafaranga runaka. Niko bimeze. Bakunzi b'ikiganiro cyacu rero dukunda kunyuza kuri uyu murongo wacu
Baheme TV, mwitonde nimuhumure. Niba ufite agakiza gaturuka ku Uwiteka, humura pe, nta kintu bishobora kuguhungabanyaho. Niba ufite agakiza gafite umwimerere, niba ufite umwuka wera, udafite umwuka uturuka handi tutaza uturuka, kuko umwuka wera n'umwe uturuka ku Mana gusa. Niba ufite umwuka wera rero, we humura, ibindi byose Imana ibirimo. Imana ibirimo, niyo mpamvu nkubwira ko ibi bintu byose ntabwo bituruka aho mutekereza, ahubwo ni Imana iri kubikora kubera ko ifite umugambi wo gukiza mu nzira ibintu byose byabangamiye ibwirizabutumwa, ibintu byose biri kunyeganyiza icyubahiro cy'Imana, ibintu byose biri gushaka gusimbura Imana. Ibyo ngibyo nibyo Imana iri gukura mu nzira kugira ngo yubake ibishyashya. Yubake ibishyashya. Nawe urabizi iyo ugiye kubaka inzu, akazu kari muri cya kibanza gatoya kabi, urabanza ukagasenya kugira ngo ubone uko ugira gute, uko uyubaka neza. Ukongera ugapima, ugatangira kuri fondasiyo hasi, ariko biba byagusabye kubanza gusenya, ugakubita hasi ibintu byose byari bigize ka kazu kabi, ukabisenya ukabirambika hasi. Ubundi wamara kubirambika hasi, ukajya watangira bushyashya, ugatangira fondasiyo, ukazana igishushanyo mbonera, ugahereza abafundi bakagira gute, bakubaka fondasiyo, bakongera bakakubakira inzu yawe uko ushaka, uko bimeze neza. Ni uwo mugambi rero Imana irimo. Ntabwo rero ibintu biri kuba, ntabwo ari ibintu, nta nubwo binatunguranye. Buriya abayo Imana igivuga ko nta kishobora gukora itabanje kugira gute, kubibwira intore zayo. Buriya intore z'Imana buriya bazi neza umurongo w'ibi bintu, kandi bazi n'iherezo ryabyo n'uburyo bizagenda, kuko Imana ntiyabura kubibamenyesha. Nuko rero bimeze. Nubwo busesenguzi bwanjye nagiraga ngo nshyireho muri iki kiganiro. Abantu mwese munkurikiye n'abandi mutarakora subscribe, mwege nimukare subscribe, tujye dukomeza dusesengure ibi bintu, tumenye tubane n'Imana, ariko tutibagiwe n'ubuzima bwose busanzwe. Byose tugenda tubivugaho. Nababwiye ko nukubahereza amakuru yo hirya no hino ku isi, amakuru y'ibibera mu Rwanda, ibibera hirya no hino ku isi, byose nzajya mbibahereza, hanyuma tubane muri ibi biganiro. Nimukande rero, munkandire, kuko nimwe inshuti zanjye mfite, nimwe mutumye ngera kuri uru rwego, nimwe mutumya mbasha kuvuga ibi ngibi, kuko nzi neza ko mutankurikira ntago nabivuga, ntago nakwirirwa ngira icyo mvuga. Mbivuga nyine kubera ko nzi neza ko tuba turi kumwe muri gahunda zose, kuko tubana mu byo turimo, kuko tubana muri iki kiganiro cyanjye. Kandi ikindi, iki kiganiro we igihe wumvishe cyagufashije, sharinga, gikubite mugenzi wawe nawe acyumve. Niyumva kigenda neza, gikubite mugenzi wawe nawe acyumve, akande subscribe, like na comment, hanyuma nawe nyine tubane. Ntubyihererane, kuko ni byiza ngo ibyo tuba twavuze cyangwa ibyo tuba content tuba twashyizeho igere kuri buri muntu wese yumve icyo twari tugambiriye. Amahoro y'Imana rero nabane namwe aho muri hose, mukomeze tubane, kandi mukomeze mu inshuti zanjye. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzahora tuganira buri munsi uko bukeye n'uko bwije, tuzahora tuganira, kandi ndabizi neza ko bizagenda neza. Nimukomeze rero mudufate mu nkokora, mudufate mu maboko, ubundi tubane. Amahoro y'Imana rero nabane namwe, murakoze cyane.